Murakoze cyane. Nitwa Nyirimanzi Gregoire, abana ari nyoboye umurenge wa Nyakabanda mu gihe cya Jenoside 1994. Tumwe rero mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ko nitabira inama nyinshi zateguraga ubwicanyi, ndetse ndumwe mu batanze intwaro, ndetse nashishikarije Abahutu kwica Abatutsi, nohereza n'urubyiruko rwinshi cyane kujya kwiga imbunda kugira ngo bazabashe guhangana n'ubwoko bw'Abatutsi. Nk'uko rero babibabwiye kandi nanjye ubwanjye nabyivugiye, uriya mudamu ndamuzi ko ndi umwe mu bamuhigaga, ndetse twanagiye igihe kinini cyane ariko tukamubura. Ubwo rero ndi hano mu igororero rya Nyarugenge, amaze imyaka 29, ndabura umwaka n'amezi 8 nkasohokamo, ko nkatiye imyaka 30, kandi ndi umwe mu basaba imbabazi kuri icyo cyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nk'uko ndatangira rero mushimira cyane kuba kino gikorwa yabashije kugikorera mu igororero, cyane cyane ko harimo urubyiruko rudukomokaho twebwe bakoze icyaha cya Jenoside, harimo n'urubyiruko rw'abakomoka kubo twahigaga mu bwoko bw'Abatutsi. Abo bose bari hano kubw'ingaruka z'icyaha cya Jenoside twateje, ku buryo abo bana bisanga muri ibi bikorwa. Turashimira cyane cyane ariko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buba bwafashe uyu mwanya wo gushaka abantu nk'abariya b'abahanga bakaza hano, bafite inyandiko, bashaka amakuru kuri Jenoside. Aha harimo ingeri nyinshi z'abakoze icyaha cya Jenoside, ndetse biteguye gutanga ubuhamya kuko abenshi bamaze kugororoka kubw'inyigisho nziza duhabwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'ubw'igororero. Yasabye ko mu byifuzo afite ubwo n'abandi bafatanyabikorwa babigizemo uruhare, abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mwatangira kugira uruhare mu kwandika ibitabo by'amateka ayigarukaho cyangwa se ayivugaho, akayisobanura neza uko ibintu byagenze. Ese wumva witeguye kuba watanga umusanzu biramutse ari ibintu bitangiye gukora, wumva se wabishishikariza abandi, wumva uruhare rwawe rwaba ruwe kugira ngo ayo mateka akomeze yandikwe bigendanye n'ibyo wakoraga muri icyo gihe? Nditeguye cyane ndetse nanamushimira, ndetse nanamusaba rwose ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwamuha uburenganzira cyane bwo kwinjira muri iri gororero, kuko harimo abenshi biteguye gutanga ubwo buhamya. Si ibyo gusa kandi, kuko n'ubundi twari twaratangiye gutegura igitabo cy'amateka y'umujyi wa Kigali. Numva rero byazadufasha tukimushyikirije akadukosora nk'umuntu ubimenyereye, dore ko ibirimo nibyo twebwe tuvuga twabayemo tuzi, ariko hari ibindi nawe yatwongereramo. Ndumva rero byazadufasha rwose. Niteguye gutanga umusanzu wanjye ushobora gutuma urubyiruko rutagwa mu bibazo nk'ibyo twaguyemo. Ubwo icyo gitabo wacyandikanye na bande, kivuyemo ibiki? Ni igitabo kivuga amateka ya Jenoside, nacyandikanye n'abahoze ari abayobozi, harimo wari burugumesitiri wa Nyarugenge, harimo uriya mudamu mwumvaga yavugaga Mwamini, harimo wari konse wa Nyamirambo Sezibera Celestin. Twaragiteguye rero, kirahari. Icyo dusabwa gusa no kugira ngo tukibamurikire, hanyuma muzabashe kukireba, niba hariho dukosorwe, ko imyandikire yacu y'imbere hano muri gereza ngira ngo namwe murayumva. Dukeneye ko twabona abantu baduhugura, ariko ubundi turi tayari gufasha urubyiruko, gufasha igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kibeho, kandi kibeho mu mahoro azira imbereka, kugira ngo hatazongera kubaho ikintu kimeze nka Jenoside yahitanye Abanyarwanda 1 miliyoni mu gihe gitoya cyane. Tutasimbutse mwibanze kuki muri icyo gitabo? Muri icyo gitabo twibanze ku bikorwa bya buri muyobozi mu gace yari ayoboye. Ni ukuvuga kwitabira inama zitegura ubwicanyi, aho zagiye zibera, amabariyeri yari mu mirenge twayoboraga, uburyo twatanze imbunda, uko twashishikarije urubyiruko kujya kwitoza imbunda kuri za stade n'ahandi. Ibyo nibyo byibanzwemo muri icyo gitabo turimo gutegura dufite hano. Izina twakise Mpore Rwanda.
mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere bivuze ko mwari muriho muri ibyo bihe muri n'abayobozi, duherutse kugirana na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ku ruhare rwa Felicien Kabuga muri jenoside, nubwo kugeza kuri ubu ngubu atari yaburanishwa. Haba hari amakuru waba ufite ku ruhare rwa Kabuga Felicien muri biriya bihe? turayafite ntago ari ukuvuga ngo Kabuga ngo hari icyo bamuhimbira. Twakoreye inama yo kumuhima, nawe ubwe yazaga muri izo nama. Twakoreye inama ku Irebero, yari ayirimo atwizeza umusanzu wose twakenera. Ntago rero tumuvuga kubera ko hari icyo dupfa nawe. Turashaka kugira buri munyarwanda wese wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi asaba imbabazi abanyarwanda, nawo umuti mwiza tubona. Ntago rero tumuvuga, ntago wenda nayo byose ibyerekeranye na Kabuga ntago nabivuga nonaha ku kiganiro tugiranye, ariko mufite umwanya uhagije mwaza tukabategurira inyandiko twagiye tugirana nawe cyangwa se n'ibyo twakoranye nawe tukabibashyikiriza. Ubwo bimwe wenda niyo yaba kimwe wibuka gikomeye cyane, byose birakomeye, ariko ikintu wavuga iki kintu cyari karundura cyangwa se musiga mu nama twagiranye na Kabuga yari mu nama twagiranye na Kabuga icyo gihe harimo Ngirumpatse Matayo yabereye kuri Technosolve ni hariya ku Muhima. Kabuga yatwijeje ko agomba kudushyigikira mu buryo bwose, kandi icyo gihe numva n'ibiribwa interahamwe zaryaga hamwe na hamwe, cyane cyane nk'abari kuri brigade ya Nyamirambo. Interahamwe ibiryo baryaga byatangwaga amafaranga yishyurwaga na Kabuga Felicien. Ni ukuvuga rero ni byinshi cyane, kuko intwaro nyinshi akorana na Majoro Ntirikina wayoboraga ikigo cya Huye hano hejuru muri mo Kigali. Ahanini igihe kinini babaga bari kumwe. Ntabwo rero twe tuvuga umuntu kubera ko hari icyo dupfa nawe cyangwa yafashwe na leta y'u Rwanda. Tuvuga umuntu kubera ko tumuzi, kandi dukeneye ko uko nakize maze kuba mu igororero nawe ko ashobora gusaba imbabazi abanyarwanda, tukagira ikibazo cyo kubabarirwa n'abanyarwanda muri rusange. Abasenateri baretse kugaragaza impungenge za bamwe mu bari kurangiza ibihano bari barakatiwe imyaka 30 ariko bagataha batarahinduka, agataha gifite ingengabitekerezo n'ibyaha yashinjwaga muri jenoside atarigeze abyemera, yarahakanye. Hano barahari, ubutumwa mwabagenera n'ubuhe? Barahari ubutumwa nagenera abo bantu nuko bagomba guhinduka, kuko inyigisho nyinshi ziratangwa, ubuyobozi bw'igororero burazitanga, ubuyobozi bwa RCS burazitanga, ariko burya umutima w'umuntu niwe umutera icyo kibazo. Ariko abenshi bamaze guhinduka, kuko nk'ubu dufite itsinda rinini cyane ryitegura gusaba imbabazi aho ryahemukiye. Kugeza uyu munota dutegereje ko leta idushyikiriza imirenge twabagamo kugira ngo tujye gusaba imbabazi. Nejo umuntu aramuka arangije ibihano atazagenda yikandagira, dore ko ari naho havuka bya bibazo byo kuva ahangaha. Umuntu yarahemukiye umuntu, yagera hanze agasanga umwana warokotse wa runaka, yamureba ati uriya mwana n'uwa runaka niwe nahemukiye, bikaba ngombwa ko ahindukira nanone akajya kumushakisha kugira ngo amwice. Numva mwebwe abanyamakuru mwadufasha kugira ngo iki gikorwa leta y'u Rwanda gishyiremo ingufu, tujyanwe ku mirenge yacu tujye gusaba imbabazi abo twahemukiye, dore ko twahuriranaga nabo muri Gacaca turimo guhangana nabo, ariko kugeza uyu munota aho tumaze gusobanukirwa, ndumva mwadufasha tukazajyayo tugasaba imbabazi mu ruhame.